mwana ntitwamenya ngo yasora segisi, ntitwigeze tumenya ngo ni umugabo cyangwa ni umugore. Noneho mba muri Neo ku Muhima. No kutamenya ngo ni umugabo cyangwa ni umugore bishatse kuvuga ntago yigeze avuka agaragaje igitsina. Nta gitsina yari afite, cyari gihishe, ahubwo gishobora kuba cyari ntacyo. Hanyuma rero papa we yaramutonganyije, twumva ko ari iby'ubwana. Arangije abona umwana amwirukanse, aravuga ati papa ntago ugenda utanshyigikiye. Papa aramubwira ati subira mu rugo, turaza kubiganira na mama turebe ko dushyigikira proje yawe. Byararangiye papa ansanga mu kazi, arambwira ati rero umukobwa wawe siza arimo ararira, arashaka kujya gufasha abantu bababaye, kandi n'ibyo atwara yamaze kubipanga mu envelope. Ndangije nanjye nayifashe nk'ibintu kugeza none aha yongeye kunyara, ndabanza nkicara nk'abakobwa, kandi mfite ngigitsina kimeze nk'icy'abahungu, ariko ubu nona ntago kinyuramo inkari. Rero kugeza n'ubu ngubu ntago cyanyuramo inkari. Hari ufite imyaka ingahe? 14. Ufite imyaka 14. Navuga ntinya Imana yo mu ijuru kubera ko ntabeshya ngo cyanongereho ibindi. Nta munyarwanda wo muri Afrika wari wakorewe n'umwana operasiyo, n'abazungu bava hanze, ariko byarabananiye. Hari ibindi bikorwa Elvine yagiye akora afasha abana bafite ibibazo, ari naho uyu muryango nawo wamenye Elvine. Babonye ikiganiro yagiranye n'umwana bita Mugisha wari urwaye, hanyuma nabo baza gusaba ko Elvine yabakorera ubuvugizi bitewe nuko bari bamuzi. Ubwandu uvuga bwa sida? Kuva 2001 niho natangiye umuti, ariko n'ubu imiti yaranyanze. Kubera gutekereza. Ariko abana nshima Imana bavutse ari bazima, nabashiye kubakurikirana nari ngifite akenge. Ubwo rero yari yaje mu rugo avuga ati abana aho niga barankomeretsa, bakajya bambwira ngo ndi ikibura buryo, sindi umuhungu sindi n'umukobwa. Wabyakiriye gute mu bantu benshi umaze gukorera ubuvugizi bagakira? Niki wabwira abantu bari kureba Iyobokamana TV? Ikintu nababwira nuko nyine badutera inkunga tugafasha Hope, nyine tukamujyana aho babashyizeho transferi, bakajya mu bitaro byo mu Buhinde bakareba ko yakira. Ishimira izina rye ryiza, niba hari imibabaro ikabatinyura, niba hari imibabaro ikabatinyura, umutima ukomeretse iryo riwukiza, ushoje rirauhaza irurushe, ushoje rirauhaza irurushe.
biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora ariko icyo nzi nuko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki n'ibyago biriho kandi ari byo nkubwiye ni kuki n'ibyago kandi ari byo nkubwiye gito musunzi kuva magare ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wamitiye muntu kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo rero icyo wamitiye muntu kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro cyo wangeneye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wankuye hazamera kugumya nguhimbaza nzagumya muri cyo wangeneye kuguhimbaza ndetse kukuramya aho wankuye hazanera kugumya nguhimbaza. Yes, mu rugendo rurerure twakoze duturuka mu mujyi wa Kigali n'ubundi twerekeza mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kigali harya nibyo tuvuye mu murenge wa Nyamirambo tuza mu murenge wa Kigali aho duherekeje umwana muto yitwa Elivine ufite iyerekwa rikomeye cyane ryo kwita ku bantu bababaye. Ijambo ry'Imana cyangwa umuririmbyi yaravuze ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana ku mugisha w'Imana. Elivine rero Imana nimugororera izahemba n'ababyeyi bamushyigikira, izahemba abantu bose baba bamufashije ndetse bakanamuherekeza. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Tugeze rero aho tugiye gukorera iki gikorwa. Reka dusabe umushumba turi kumwe abanza dusengere aturagize Imana anayishimire ko yabanye natwe twese tukaba tugihumeka umwuka w'abazima, ikaba yaraturinze mu mwaka wa 2024 none tukaba twarageze muri 2025. Ngira ngo iki gikorwa nicyo kibimburiye ibindi byinshi byo gufasha abatishoboye, kwita ku bantu nkuko umuhamagaro wa Elivine uri muri uyu mwaka wa 2025 azakora ibintu byinshi, ariko iki nicyo kibimburiye ibindi byose. Rero no gukomeza ko bishimira Imana. Reka twumve umushumba adusengere. Tunezerewe n'Imana mu mutima kuba tugeze hano. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro mu buryo bwo gushyigikira mwana muto ya Elivine Ndahiro, kuko birakwiye yuko dutoza inzira abana bato bakarinda bayisaziramo. Kubwiyerekwa ryiwe dukwiye kumushyigikira uko dushobojwe. Niyo mpamvu twafashe urugendo rwo kuza hano muri uyu murenge wa Kigali kuri musaza we Hope, tukaba twahageze amahoro. Imana yo mu ijuru ishimwe, kuko ijambo ry'Imana Yakobo gice cya mbere umurongo wa 27 niho havuga ngo idini
itaryarya nshima niri ni ugusura imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Nicyo twabashije gukora mu rwego rwo gukomeza gushyigikira iyerekwa ry'umwana muto Elvine. Bityo rero twagurutse turi imbaga nyamwinshi, by'umwihariko nka Yawe Ministries, Imana yo mu ijuru iduhana umugisha. Data wa twese mu ijuru, Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro kubw'ubuntu bwa neza yawe. Twishimiye ko waturinze mu guhaguruka twatugeza hano amahoro. Bana natwe uturengere utugire neza, kandi buri kimwe cyose kigiye kubera hano reka kikubera umubavu ugumura neza. Komeza udushyigikire, tangirana natwe, tasozanye natwe. Turagushima ko uri umwami wa muri Mana ijya neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ngo atubwire kuri uyu muhamagaro wa Elvine uko watangiye muri makeya, anatubwira uko bamenye uyu mwana cyangwa uyu musore baje gufasha, cyangwa uru rugo baze no kubashyikiriza ibyo nyine babazaniye, kugira ngo dukomeze tugende ducunguza uburyo umwete. Wowe uri kureba ikiganiro nk'iki ngiki cyangwa inkuru nk'iyi ngiyi, ni inkuru turimo turakora kugira ngo Imana ica inzira kandi yagura amarembo, urwaye abe yabasha kuvuzwa. Iyi foundation ya Elvine ibashe gukora n'ibindi bikorwa byinshi, dore ko abasabwa n'abantu benshi ko yabakorera ubuvugizi mu buryo butandukanye. Ntibibe kureba ikiganiro gusa ngo witurize, ahubwo ufite icyo wakora, ufite inama watanga, ufite ubutunzi watanga, kugira ngo ibikorwa by'Imana bikomeze byaguke. Rwose waza kubikora mu buryo butandukanye. Twakira mama Elvine adukomereza. Ko yadushoboje kugera aha ngaha ni ibintu twagambiriye igihe kinini, ariko dushimye Imana ko idushoboje. Ntago biba byoroshye, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Niyo mpamvu umunsi wari uyu nguyu, isaha ni iyi ngiyi. Tunejejwe n'Imana mu mutima ko ibyo twagambiriye tubigezeho mu bushobozi bukeya Imana yaduhaye. Mbere ya byose ndashimira abantu twazanye, ni itsinda Yawe Ministries rikora umurimo w'Imana mu gusenga no gukora. Imana ibaha umugisha. Nongera gushimira na Elvine umukobwa wanjye, iyerekwa yagize ryo gufasha abatishoboye. Imana imuha umugisha kandi mukomereze, iyerekwa ikomeze imwagure. Ntatinze rero, iki ni igikorwa gitangiye muri 2025, ariko ntabwo ari icya mbere. Hari ibindi bikorwa Elvine yagiye akora afasha abana bafite ibibazo, ari naho uyu muryango nawo wamenye Elvine. Babonye ikiganiro yagiranye n'umwana bita Mugisha wari urwaye, hanyuma nabo baza gusaba ko Elvine yabakorera ubuvugizi, bitewe n'uko bari bamuzi, bitewe n'uko bari bazi uwo mwana. Bajyaga bahura mu rugendo rukomeye ngo bajya Kanombe, kubera uriya mwana nawe afite ikibazo cy'uburwayi turi buze kugarukaho. Hanyuma babonye uburyo umwana yakize, uburyo umwana ameze, bagira amatsiko yo kumubaza. Hanyuma baza nawe gusaba Elvine ko yabakorera ubuvugizi, kugira ngo Hope nawe abashe kubona uburyo yabona umuntu wamufasha akagira gute akavurwa. Ubwo rero iyerekwa rya Elvine ritangira afite imyaka 6. Abyuka ari mu gitondo, nge nari nagiye mu kazi, papa we yari aryamye. Hanyuma Elvine yafata umuceri, yafata kawunga, aranabivanga by'ubwana, afata mu myenda ye ikanzu, afata amakara ashyira muri envelope, afata n'amavuta yo kwisiga yagabanyamo 2. Arangije arabipakinga, araza kumangira papa, aravuga ati papa ndashaka kusigikira projet yanjye, ndashaka gufasha abana bababaye. Papa we yaramubwira ati se abana bababaye wababonye? Ati hari abana nabonye ku muhanda bagenda bambaye ibirenge, numva birambabaje, ndumva twabafasha tukabagurira n'inkweto. Hanyuma rero papa we yaramutonganyije, twumva ko ari iby'ubwana. Arangije abona umwana mwirukanse, aravuga ati papa ntago ugenda utanshyigikiye. Papa aramubwira ati subira mu rugo
turaza kubiganira na mama turebe ko dushyigikira proje yawe. Byararangiye papa ansanga mu kazi arambwira ati rero umukobwa wawe siza arimo ararira arashaka kujya gufasha abantu bababaye kandi n'ibyo atwara yamaze kubipanga mu manvelope. Ndangije nanjye nayifashe nk'ibintu mbona bitagize by'abana, ndavuga ibyo n'ibyo by'ubwana mu byihoro turasanga byashize. Nageze mu rugo rero ntashye ndangije nsanga bya bintu arabifite neza yicaranye nabyo ati mumperekeze njye gufasha abana bababaye nabonye. Ndavuga bwije kandi n'abana bagiye ntuza ahantu bataha. Arangije umwana tumuhaye ibiryo yanga kurya, yanze kurya rero tubona ko muri we atari we hari ikintu kiri gukorera muri we, wagira ngo hari undi muntu uri kumuhata gukora icyo kintu. Ubwo bukeye mu gitondo kuwa gatandatu nabwo yanga kurya, ngeze aho nge na papa we turicara turamubwira rero umwana nibanze kurya nimugora na saa sita akabanze kurya, reka dushake umuntu hano hafi twaha nk'ibiro 5 by'umuceri, ibiro 5 by'ibishyimbo, byibura n'amavuta kugira ngo Elvine atuze, kuko naranamukubise biranga akomeza kuvuga ati ngenda ashaka kugenda gufasha abantu. Ubwo twagiye ku muntu duturanye ucuruza, dufata ibiro 5 by'umuceri, 5 by'akawunga, litiro y'amavuta, dufata n'isabune. Hanyuma ndangije mpamagara abantu nka 2 mbababwira ati nta muntu muturanye mubona ushonje twaha ibiro 5 by'umuceri. Ku bw'amahirwe mba mpamagaye mama wanjye ahantu atuye, nawe atuye muri Kigali ahantu bita Norvege. Ndamuhamagara ngo ati mama aho hantu muri nta muntu twabona ubabaye tuzanira umuceri. Mugende kuvugana na mama, umwuzukuru we ari umwana wa mukuru wanjye babana. Arangije ahita avuga ati hari abana tujya dukinana bahora buri munsi bambaye ibirenge kandi basa nabi. Ati babaga mu kizu cyasenyutse none cyaraguye, hari ahantu babacumbikiye baba mu nzu idafungwa itari inzugi, atari kirasakaye kandi nubwo isakaye niyo uri mu nzu iwabo bureba hanze mu mabati ureba inyenyeri. Ndangije rero mpita mbwira mama ati Jimmy tugiye kwitegura tuze, hanyuma Jimmy agire gute atuyobora aho hantu. Twarazamutse duhurira mu nzira, mama manukanye n'uwo mwana Jimmy atujyana muri urwo rugo. Tuhageze dusanga n'abantu bababaye koko bakeneye ubutabazi bw'Imana. Twarahageze dusanga barara hasi, dusanga bamaze iminsi 2 batarya, umudamu yaranatwite yaranarembeye mu nzu. Ubwo icyo twakoze twababwira urwego tujemo, tubabwira uburyo umwana yabitangiye, tubonye yanze kurya yakomeje kwinangira, turavuga reka tugire gute dushaka abantu dukira ibyo kurya. Twarahageze nk'uko Elvine yabishakaga, twahasanze n'umwana w'umukobwa ungana nkawe mu kigero kimwe, yakanzu yari yakuye mu myenda ye arayimwambika. Tubona ko mu bintu yari yateguye byo gufasha abantu yari yafashe no ku myenda afatamo ikanzu. Yari yafashemo ikanzu ye nziza, aravuga ati ahantu tugiye shaka ahantu, mbese we muri we n'abana. Tuhageze rero icyo yakoze yarayimwambitse, tubaha ibya bindi twabashyiriye, turangije turasenga. Tumaze gusenga Elvine ahita avuga ati ariko nubwo tuzanye ibyo kurya nta makara twazanye. Ahita abwira papa ati mpa amafaranga yo kugura amakara. Papa wamuhereza amafaranga 2,000 arabibaha. Na muri umuntu we twari twajyanye ahita avuga ati mama nanjye mpamfashe, nanjye mfata 2,000 ndabibahereza. Ndumva arabyaye abanyamuhamagaro rwose wo gufasha. Yego. Ubwo rero twaratashye, tumaze gutaha turebye uburyo abo bantu bameze, duhita tubona ko atari Elvine, ari nka marayika wari kuvugira muri we kugira ngo byibura n'uwo muryango umare iminsi nk'itaturiye, kuko twajyanye ibintu bikeya. Twabikoze mu rwego kugira ngo Elvine atuze, ntabwo twari tuzi ko ari ikintu cyagutse kiri muri we. Nyuma yaho rero Elvine yaje, papa we yaje twagiye mu mujyi duhura n'umunyamakuru bita Emi, turamuga tuzi ibintu umukobwa wacu yadukoreye. Tumuteye starangije avuga ati se nk'abantu musenga murumva ari Elvine cyangwa ni marayika urimo aravugira muri we, ahubwo afite iyerekwa mu mushyigikire. Naratashye mbwira Elvine ndamubwiye se Elvine ubundi ibi bintu watangiye uzabikora kugeza ryari? Elvine arambwira ati ngewe ibintu byo gufasha nzabikora mpaka nshaje, kati kandi ninasaza nzabitoza abana banjye nabo bazabikore kugeza mbese ni umurage ashaka ngo kuzahererekanya. Naye ndamubwira ko nta mafaranga ufite urabona bizagenda gute? Arambwira ati mumfashe nge ninkura nzavamo umudokiteri, amafaranga nzakorera nzabishyura ayo mwagiye yego mukoresha. Ubwo rero icyo twakoze twahise duhitamo gushyigikira Elvine
mu muhamagaro wiwe. Ikiganiro cya mbere yakoze ni muri uwo muryango. Emi yahise bakorana ikiganiro. Emi w'Ihumure TV, yego. Bahise bakorana ikiganiro ku Ihumure TV. Ubwo Emi yaje kubasura abo bantu, ahageze arebye ukuntu bameze ahita avuga ati aba bantu nuko ugira gute, nuko bakorera ikiganiro ku bantu hano hanze mu Rwanda no hanze y'igihugu. Hari abantu bafite ubutunzi ariko batabona batashobora kugera kuri aba bantu. Ati ariko iyo biciye muri Elvine bagize gute bashobora kumenya abantu bababaye bakaba bagira gute babafasha. Emi yahise afata telefone ye, Imana imuha umugisha, yahise afata telefone ye arayibaha. Ndangije mbagurira simukadi nyishyira mu mazina yabo kuko ngiye nkora mobile money muri MTN. Mpita barura simukadi nyishyira muri iyo telefone. Turangije noneho bakoze ikiganiro bashyiraho nimero yabo. Mu byumweru 2 bari bamaze kubona miliyoni 2 z'abantu bagize gute babafashije. Duhita tubona ko atari Elvine ari yerekwa ryagutse riri muri we. Natwe ro nk'ababyeyi dusenga tugendeye muri Matayo 25:3-5 duhita tubona ko tugomba gushyigikira umwana kuko gusenga ni byiza ariko buriya urukundo nicyo kintu kirota ibindi byose. Yego, uyu muryango rero tujemo mwamenyanye gute? Noneho mama w'umwana uje gufashwa ari buze kuza kutubwira ikibazo cy'umwana uko kimeze, ariko wenda barabahamagaye kuri telefone ugeze ubikomozaho byagenze gute kugira mu umenye uyu muryango? Uyu muryango rero kugira ngo tumenye hari umwana Elvine yazanye mu rugo amukuye ku muhanda, yabaga mu Nyabugogo arwaye afite uruhu rubabaje, abantu bose bamwanga. Aza guhura na Elvine mu modokari. Elvine agiye ku ishuri, we yaravuye ngo Nyabugogo, yararaga Nyabugogo ariko afite umuntu wamugura umunzani wo gupima ibiro kugira ngo areke gusabiriza, ajya apima abantu ibiro abona ibyo kurya. Ahuye na Elvine muri bisi, Elvine abona abantu bose barimo baramuhunga bitewe n'umubiri yari afite. Elvine we aramwegera amuga ati se kusa nabi unarwaye ni ukubera iki? Aranje amuga ati nge rero mama yarantaye mba Nyabugogo ndara ku mashyirahamwe ahantu badoda ibikapu, iyo batashye mfata bya bintu by'ibitambaro n'ibimatera bakase ku bikapu, narangiza nkagira gute nkabishyira mu mufuka nkabiryamo nkiyorosa undi mufuka. Ati rero niyo mpamvu nsa nabi ntago ngira ahantu ho kogera. Elvine aranje amuga ati ndero ndashaka kujyana mu rugo uze twibanire mu rugo bakuvuze uzakira. Nibwo rero Elvine yaje aratubwira ati papa na mama ndashaka kubasaba ikintu kimwe ni mukinkorera ndishima. Turamugangaho kidusabe. Aravuga ati nabonye umwana ubabaye ndashaka kugira ngo mumuvuze ya mafaranga twafashishije wa muntu nayo yiyongereho nayo nzayabishyura nimba umuganga. Noneho arangije ubwo Elvine muri uko guhura nayo muri bisi ahise anamwereka ahantu nkorera kurya nyuma mba nicaye. Umwana Elvine atubwira ati n'umwana urwaye ufite ibintu bigenda bivuvuka ku mubiri, ati namubwiye ahantu ukorera rero ndagira ngo tumuzane mu rugo tumuvuze. Uwo mwana yaraje turamwakira, tumubonye nge na papa tuvuga ati none ibyo Elvine yadusabye birenze ubwenge bwacu. Ariko tugendeye kuri wa undi wa mbere watabawe gutyo kuko bahindura ubuzima biciye muri Elvine no gusenga ko nigeze njya gusenga umuntu duhuriye ku musozi arangije arambwira ngo ikintu umwana wawe azajya gusaba mujye mugikora. Ndangije mpita numvira ijwi ry'Imana mbwira papa ati rero nta kundi reka tumufate. Umwana yaje mu rugo turamwakira. Rero abangaba baje kubona wa mwana nyine yarakize uko yari ameze atari ko akimeze kuko bari bamuzi uyu bagendaga aho bajyaga kwivuza bazi uwo mwana. Rero nibwo bagize gute baza no kubona ikiganiro. Bakibonye ko Elvine yakorewe ubuvugizi uwo mwana agakira, uyu muryango ni wo kudushaka kuko mu kiganiro nakoze harimo nimero zanjye. Barampamagara ambwira ati ndifuza ko natwe mwatukorera ubuvugizi hanyuma tukareba ko umwana wanjye nawe yakira. Ndamubwira rero ibyanyu birarenze, niba mwarivurije aho za Kanombe na hehe kandi uriya we twakoresheje mituweli hamwe no gusenga n'imiti ye nawe irahenze kandi nawe ntabwo arakira, ibyanyu birarenze. Ndamubwira ati ariko hamwe no gusenga Imana hari icyo Imana yakora. Ndamubwira rero tuzazana kubasura. Nibwo twarebye abavandimwe muri groupe yawe ministry bifuje gushyigikira iyerekwa rya Elvine. Aravuga ati umwana muto ufite ibikorwa nk'ibi reka
tugire gute tumushyigikire. Ni muri urwo rwego rero twamenyanye, bo barampamagaye baravuga ati reka Elvine abavugire barebe ko hari umuntu wabatera inkunga uriya mwana nawe akavurwa agakira. Reka mama we ajye juru ahaguruke kugira ngo atubwire muri makeya ikibazo cy'umwana uko kimeze, ariko n'umwana nawe nahaguruke, memu na Elvine nawe nahaguruke. Yego mama, mwiriwe neza? Mwiriwe. Amakuru Meza, murakoze kumpa ijambo. Mwitwa bande? Nitwa ku izina ry'umumama Mukakabegwe Merance, ku izina ry'umwana Ntisinzira Hope. Ntisinzira Hope ni uriya nyine? Urwaye. Yego, arwaye gute? Ni ikibazo ki afite? Yaravutse ku Muhima, byari Muhima. Mwana ntitwamenya ngo yasora segisi, ntitwigeze tumenya ngo ni umugabo cyangwa ni umugore. Noneho mba muri Neo ku Muhima. Ni ukutamenya ngo ni umugabo cyangwa ni umugore, bishatse kuvuga? Ntabwo yigeze avuka agaragaje igitsina. Nta gitsina yari afite? Cyari gihishe? Ahubwo gishobora kuba cyari ntacyo. Cyari yego. Ibitaro birambana, baza kunjyana Iruri aho bita i Musasa. Umuganga amuvura imyaka 4, bita yani yitabye Imana ejo bundi, uvura ukora amasegisi. Biranga aravuga ati ngenda humye, anjyana CHK kuko naho yarahafite ivuriro, hafite biro. Yitabye Imana, yaravunitse yitabye Imana umwaka ushize. Yari umuganga umukurikirana, unadukunda, anadufasha no kuzahara gutya, nuko naje kumubura. Noneho ubwo nabaga mu Gitega hariya muri Nyarugenge mu kagari ka Gacya mu mudugudu w'Impuhwe. Hari natuzwa hano, amuha i Kanombe. Numva i Kanombe uno mwana batabuze imyaka 10 n'indi bamuvuye. Muganga Afrika Gasana. Ikintu navuga ntinya Imana yo mu ijuru kubera ko ntabeshya ngo cyanongereho ibindi. Nta munyarwanda wo muri Afrika wari wakorewe n'umwana operasiyo. N'abazungu bava hanze, ariko byarabananiye. Ubwo bamukorera operasiyo bagira ngo abe yabona igitsina, barakikoze niba baragisanze mu nda, igitsina gabo ni ukuvuga agapipi. Noneho utubya twe bambwira ko abaganga tuba mu nda kuko no hanze ntatwo mbona, kandi urabona ko akura kandi agiye mu myaka 14. Cya gitsina nta mumaro gifite. cyaje gusohoka se? Baragisohoye, ariko ubona ari nko n'ubundi nkaho formula ari nk'icyo abaganga bakoze. Mbese niba baranagisanze mu nda cyarangiritse, nta mumaro gifite. Nta nkari zicamo, nta gasoberamo. Asobera ahantu hasi, urebye hameze nk'ahakobwa. Niba ari aho abaganga bakoze, nimba ari aho Imana yakoze, nge ntago mbizi, ubusinyikeneye no kubireba. Byanteye ikintu cyihungabana, sinsiba mu bitaro, bintera umutima, bintera umuvuduko, bintera akabyimba hano ku bwonko. Sinyikeneye kubireba, kandi nawe nta gikeneye. Sinyikeneye kubimubaza, sinyikeneye no kubibaza muganga. Bavuga ko n'ibindi bazabikurikirana. Nutwe tubya bakadusohora, ariko urebye ikintu ngiye numvisha abaganga baganira bikanombe n'inzobere. Umuganga bita Hope, kuko naramwegere ndamubaza, undi aransemurira, arambwira ati imyaka 10 n'indi hari wenda 10. Kuba afite 14, urumva ni nka ati dukorera Hope operasiyo bikanga. Uyu yaramaze imyaka 4 adakorerwa, naho bakoze nicyo kintu cyanteye n'umutima harenzweho. Umwana ntiyasoba ahagaze, nicyo kintu ngira ngo abibwirire nk'abandi bantu. Ni ukwicara nk'abana b'abakobwa. Cya gitsina nta mumaro gifite. Aho bakoreye operasiyo harenzwe, urebye nk'abaganga babuze nabo uko babinsobanurira. Jewe numva icyifuzo cyanjye nk'uko mwankoreye ubuvugizi, nashimye biranandenga. Mwadukishije inzara, mwankishije agahinda nafite kurara hasi.
umusambi nagiraga nawe ni abadusenga nabawunguriye mu nzu ntaho mbakinga mujye mu byumba nta safuriya nta kintu mfite ni imana yo mu ijuru yatumye duhura n'aba bantu imana yakoreyemo ubushake abaganga bakoze ibishoboka byose hari imiti ntagiye mbona Dr. Afurika kuri iyi Kanombe niwe uvuriye indwara yaravuze ati ntacyo ntakoresheje yakubwiye se ko umwana ashobora kuvurwa agakira? yarabimbwiye kandi nanjye ubwenge bwanjye burabimbwira kuko ndi mu Gitega. Wampereye umwana mikoro, egera hino gatoya. Yego, ibyo mama wawe rero avuze niko bimeze kugeza ubu ngubu? Iyegereze mikoro. Niko bimeze. Wumva se ufite ibyiringiro yuko uzakira? Nzakira. Yo. Ubu se ngo ntubone uko wihagarika nk'abagabo kubera icyo kibazo cy'igitsina birakugora, birumvikana. Uba tudusangize gatoya nyine urugendo rw'umubabaro wawe ho gatoya. Kamere ku ncamake. Ongera ijwi. Kamere ku ncamake. Kugeza none aha yongeye kunyara ndabanza nkicara nk'abakobwa kandi mfite igitsina kimeze nk'icy'abahungu ariko ubu none ntago kinyuramo inkari rero kugeza n'ubu ngubu ntago cyanyuramo inkari. Hari ufite imyaka ingahe? 14. Ufite imyaka 14. Wumva se ufite ibyiringiro yuko uzakira mu kwiringira kwawe? Nzakira. Erive, ibi bintu bivuga heki ukimara kumenya ko uyu mwana mugenzi wawe afite ikibazo nk'iki ngiki, wabyakiriye gute? Mu bantu benshi umaze gukorera ubuvugizi bagakira, niki wabwira abantu bari kureba Iyobokamana TV? Ikintu nababwira ni uko nyine badutera inkunga tugafasha wope nyine tukamujyana aho bashyizeho transferi bakajya mu bitaro byo mu Buhinde bakareba ko yakira. Bamuhaye transferi yo kuzajya mu Buhinde? Nago muganga yiduhaye ariko bakabahaye amakuru ko bishoboka abagiye mu Buhinde bakira. Ndabizi ko bishoboka cyane kubera ko Kenisaza hano n'abandi banyamakuru nahakorera ndahazi mu Kabagare. Nagiye no kubyiyakira muzehe Perezida Kagame Paul Kagame kubera ko mvuka mu Ruhango ku Musamu. Ndi umuntu wageze mu ishuri ngarukira mu wa 4 ariko atari hungabana nageze mu ishuri nari nzi gusoma no kwandika ariko ubusimba ishoboye. Ndamugana ndi umurwayi mbana n'ubwanga ariko Imana yampaye abana bazima 2. None uno mwana igihe nzamusiga ameze gutya tujuje segise abajepe babonye agahinda mfite uno mwana akiri muto. So ndiri hano indiri hano ubu noneho byaranuruka izindi ziri hano kugira ngo ubundi haramenyeka ko ari naho abaganga bakoze cyangwa bataba barahakoze bakahasanga akadomo Imana yashyizeho bakagasibura. Kubera ko avuka nta gitsina imbere y'Imana twabonye rwarururegeya uri hano aho igitsina gabo gisohokera. None se muzehe se wabimubwiye cyajya? Namubonye. Ntabwo wamubonye? Ntago namubonye. Nahise mu ruhirahiro mbura umuntu unyandikira. Hari ukuntu basigaye bamwandikira ngiyeyo mu mama mpasanze ansubiza inyuma arambwira mbese ngo nzagaruke ndaceceka. Ariko ngewe iyo mbibonye abaganga b'Ikanombe ntago bakorera segise mu Rwanda kuko byongeye mvuka mu Ruhango kandi ngira n'igisanira cy'igitwe. Ntago mu Rwanda hakorerwa segise. Umwana no kuba barareba incuro abazwa ngaha harashize kandi ubundi kera nako kenge bwo ntiwanakabonaga. Ntabwo mu Rwanda bakora igitsina. Okay, ngira ngo abantu bari kumva ni ikibazo gikomeye ariko hamwe n'abantu hamwe n'Imana ibintu byose birashoboka. Noneho reka dusubize mama Erivine mikoro kugira ngo abashyikirize
inkunga babazaniye noneho wowe uri kureba iki kiganiro wumva hari icyo wakora uyu muryango usibye no kwivuza no kuvuza uya hope ni umuryango ubayeho mu buryo bubabaye. Umumama aravuga ati nta safuriya nta gikombe nta mbabura nta cyo, ati tubayeho mu buzima bukomeye. Nubwo bano bakozi ibingibi baba bikoze mu bushobozi bwabo, ni abakunzi ba Elvine n'ababyeyi be bikoramo. Wowe rero uri ahantu hatandukanye, wa muririmbyi yararimbye ngo abajyana na Yesu gutabara abandi bantu bababaye bagabana umugisha w'Imana. Ukaba ubona hari icyo wakora kuri uyu muryango, yaba ari ukuvuzwa k'uyu mwana, yaba ari ukuhindurira amateka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, biri buze kuba byoroshye cyane. Uri buze kubona nimero ushobora kuvugisha, ushobora gutuma, ushobora uburyo wagera kuri bo, ubundi tugafatikanya nyine iki gikorwa cy'ubumana. Reka noneho mama Elvine na Elvine bashyikirize nyine uyu muryango ibyo babazaniye. Ngira rero ngo nkuko mubibona, nkuko uyu mubyeyi yavuze yuko yararaga hano kumukeka hasi cyangwa ku musambi, bavuze bati reka tuguhereze uyu mukeka kugira ngo uzajye usasa bundi urambureho matera, ndetse bamuzaniye n'ikarito y'isabune kugira ngo azajye afura utwambaro. Barangije baravuga bati reka byibuze twiciye inzaraho igihe gitoya, bamuzanira umufuka w'umuceri kugira ngo bamara igihe nyine barimo barabasha gufungura. Bamuzaniye kandi n'ibindi ibishyimbo, bamuzaniye ibishyimbo ndetse bamuzanira n'amavuta nk'uko muri kubibona, kugira ngo byibuze bagabanye nyine inzara. Bamuzaniye na kawunga, nibyo? Yego, bamuzaniye na kawunga kugira ngo ubuzima bukomeze. Bavuze bati ntabwo nubwo ubabaye, ariko bamuzaniye n'igitenge. Bamuzaniye igitenge, baravuga bati rwose ati ntuzambara ubusa, ati akira. Ni ibintu byiza cyane nyine nk'uko murimo murabireba. Ni ukuri abajyana na Yesu gutabara abandi bagabana umugisha w'Imana. Bazanye na matela, bavuze ati ntuzongere kuryama hasi, ati ntuzongere kuryama hasi, ati ahubwo ati ujye uryama kuri iyi matera, ati Imana ibikoroherejemo, ati n'abandi bazafatiraho bakugurire ibindi, amakuvureri, amashuka, intebe zo mu nzu, biki byose, bakwishyurira inzu. Abayeho mu buzima butoroshye, ariko Imana ni igitangaza. Reka twumve imbamutima zuriya mubyeyi bashyikirije ibyo bamuhaye. Yego mama, wakiriye gute iyi mfashanyo ushyikirijwe n'aba bagira neza? Urakoze kumpa ijambo, ndishimye cyane byandenze kubona ukize inzara, kubona ukize kurara hasi, kubona nk'uko mwaje mugahagarara, nuko ariko mwansanze mwabishimye, ntabwo mwahagarara uriya mukeka uhari. Kubona ukuntu mwitabiriye, kubona ukuntu aba batantine bankunda, kubona ukuntu nawe wankunze, kubona ukuntu n'abandi bantu bari kuri iki kiganiro barakukunda, bari buze kunkunda kandi sibwo bwa mbere. Kubona ukuntu umwana yishimiye kujya afasha bagenzi be, ndabifuriza imigisha itagabanije. Urabifuriza imigisha itagabanije. Ndabifuriza abantu muri hano muri saro yanjye ko Imana ibakubira inshuro zirenze 10. None se icyo nabaza, uyu mwana ariga yiga mu kangaho ubu? Yiga mu wa 4. Mu wa 4 primaire. Hano hepfo. Biramworohera, bandi bana ntago bimworohera. Baramunena.
yagira ngo urabona ko ari mukuru akigana n'abana, urabona ko ubu yari kuzakora egizami ya leta kandi kwiga ntibyamunaniye, ubona ko afite ubwenge. Ariko ikinyarwanda ntabwo agishobora ngo arandika akandika uburwayi bwe, kuko nanjye nirinda kumubwira nabi, nirinda kumubabaza, kuko ubona ko yamaze kumenya kuko arwaye kandi kuko ni mukuru. Nanjye byarandenze, sinsiba muri koma, sinsiba mu bitaro CHK, sinsiba iki. Biramubangamira. Ikintu cya mbere nsaba Imana yo mu ijuru ni mwebwe iri bukoreremo. Ansaba ngo mvuye kuri iki kigo EPA Rwesero. Iyo akabukiye undi mwana, mbese ntabwo abana bamwiyumvamo cyane, amubwira uri iki, ubundi baravuze ngo uri ikibura buryo. n'abantu hari n'abamama babivuze hano ko barapowesha bavuga ngo wowe uri ikibura buryo. Ndatuza ndaceceka, kuko n'abaganga ubu bamaze kutubona, bo bandushije agahinda b'i Kanombe. Hariho bita Dogita Sugira, yaravuze ati ariko Mana mfite icyo nkora kuko nta kintu atadukoreye, isagiye kera ngo ibyara nkuru. None se mama, wavuze wabyaye umwana umeze gutya udafite igitsina, ariko ngo wigize ukomoza ngo nawe ubana n'uburwayi cyane. Sinyisiba mu bitaro, n'ubu wabona nituye hasi, ariko kubera Imana ndi kumwe n'abakozi bayo, ndi kumwe n'abantu bayivuga, naragiye ndabakurikira, turasengana. N'ubu wabona nguye kubera umutima, nagize akabyimba hano. Barambwira ati tugashiririze mu kwa kabiri, nari ndi muri koma, uyakanyicara iruhande. Bagiye kugashiririza biranga, basanga nta mituweli mfite, ngo leta ari bagiye kunyishyurira, niko nabyumvise. Wenda baraninubye mituweli nayo ntiyishyuye. Ubu mfite yo nasabirije abaganga bo muri Trake, nibo bamvura hariya hano haruguru y'amarembo ya CHK, ahantu bakurikirana abantu babana n'ubwandu no muri nutrition bashinzwe. Ubwandu uvuga bwa sida? Kuva 2001 niho natangiye umuti, ariko n'ubu imiti yaranyanze. Kubera gutekereza. Ariko abana nshima Imana bavutse ari bazima, nabashije kubakurikirana, nari ngifite akenge. Ubu ufite abana bangahe? Ni 2, ariko ubundi ntawe uhari, yagiye gusura abana, ariko nawe ni muto, 19. Yego. Bakunze Iyobokamana TV, ngira ngo iyi nkuru mwayumvishe, nagerageje kubaha detaye yayo. Noneho nsubiriza mama, abantu bashaka gufasha uyu muryango kuwushyigikira, byagenda gute? Uraduha nimero turazandikaho, ariko uranazivuga, noneho uraza kongera udusubirize wa mushumba mikoro kugira ngo aze gusengera uyu muryango nyine mufatikanisha na Olivier. Abantu bifuza gushyigikira Hope kugira ngo abe yajya hanze kwivuza, ko mama we nyine mwumvishe ko avuga avanga ibintu, ubundi bari bamubwiye ko agiye mu gihugu cy'Ubuhinde bamubaga rimwe, iyo sexe ikabasha gucamo inkari nk'ibisanzwe, n'utwo dusabo turi mu nda bakadusohora, umwana nyine akaba normal. Ubwo rero nyine kubera ihungabana afite, bimwe na bimwe ajya agenda byibagirwa, kuko umwana nubwo afite icyo kibazo, nk'ubu yari amaze iminsi mu rugo, no ku cyumweru twajyanye gusenga, ndamubwira nti senga Imana irakora, ibyananiye abana b'abantu ariko Imana irabishoboye. Ni kandi Imana ntago tuzayibona iva mu ijuru ize ikore, ahubwo Imana ikorera mu bantu. Ni kandi hari abantu ntago hapfa abandi, hari impamvu Imana yatumye tumenyana, Imana izakoresha abantu uzakira. Ubwo rero yari yaje mu rugo avuga ati abana aho niga barankomeretsa, bakajya bambwira ngo ndi ikibura buryo, sindi umuhungu sindi n'umukobwa, bambwira gutyo nkahita nitahira. Yari yaje mu rugo ndamuganiriza, ndamubwira nti humura, tuzashaka uburyo uzava kuri icyo kigo uze wige ahantu batakuzi kandi uzanakira. Rero abantu bifuza kubashyigikira, nta telefone bafite, ariko tuba turi kumwe kenshi dusenga Imana, baza no kundeba cyane, bakoresha nimero yanjye. Nimero ni 0782 920 118, 0782 920 118. Yanditse ku mazina Tuyishime Josiane.
n'uwakwifuza kuza hano mu rugo rwabo, inkunga iyo ari yo yose bakenera, yaba ibikoresho murabona uko bameze, no mu byumba yabivuze nta kintu bafite, niyo cyaba ari igikoresho yakenera kugira gute twakibagezaho. Murakoze. Reka noneho tugana ku musozo twakire wa mushumba, wa mukozi w'Imana asengere uyu muryango, n'ikindi yavuga muri makeya nk'umushumba yakivuga, ubundi tukagana ku musozo w'iki gikorwa. Tunezerewe Imana kandi dushimye Imana kubw'uyu mwanya wabayeho, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nze kuvuga ngo gusenga kudafite ibikorwa kuba gupfuye, niyo mpamvu gusenga uba ukwiriye gushyiraho n'ibikorwa, Imana igahira imirimo y'amaboko yawe. Bityo rero kuri buri wese ufite ubushobozi uko ashobojwe yarengera mwene se, nk'uko ijambo ry'Imana bavuze dusanga muri Matayo, niryo ritubwira ngo benshi ngo nzababaza ngo mbese niki ko nashonje simungaburire, narwaye nimunsure, ndi mu nzu z'imbohe simbabone, bizagenda gute? Ariko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo uzi gukora ibyiza ntabikore bimubereye icyaha. Umuririmbyi niwe wa 286 niwe wavuze ngo biba mu gitondo ubibe na nimugoroba, urindire ko byera uzasarura. Bityo rero numva buri wese urashyigikira mwene se watazi n'uwazi, Imana iraguha umugisha mu izina rya Yesu. Data uri Imana igira neza, Imana urukundo, Imana mva gusenga ushobora byose, twishimye kubw'ineza no gukomera kwawe. Nunyemerere Uwiteka wa Isiraheli, kuko uri Imana ibera hose icyarimwe ugakorera hose icyarimwe. Reka buri wese uzarambura ikiganza agafasha mwene se, Data uzamugororera umugisha, uzafungura imiryango ye, uzamukiza uburwayi, uzamurengere, uzamucira inzira, ndetse uzamubikira ubugingo. Buri kimwe cyose cyashaka kumwambura ubugingo kizakurweho mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga za n'ubuntu bwawe n'ukomera kwawe byo biganza Data kuri buri wese ugiye gufungura ikiganza cye, kugira ngo hope akire mu izina rya Yesu, kugira uyu muryango uhindurwa amateka. Kandi Uwiteka Mwami mwiza ushobora byose, nta kikunanira. Urakoze kuri Imana nyamana, uri Imana ijya neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.